Ngewe navuze yuko ngewe ijuru ryanjye narigezemo. Yego tugerageze twumve Imana neza. Ayo madini ntabwo ari azatujyana mu ijuru, ibikorwa byiza byacu dukora nibyo bizatujyana mu ijuru. Yabivuze cyane. Ngewe mbona rwose bano bayobozi b'amadini bari gushaka indonke cyane kurenza uko bagakwiriye guhuza umuryango w'Imana n'Imana. Basuje kandi mbifurije ibihe byiza. Nitwa Kimana Ernest, yo yitwa Tofauti TV. Ndi kumwe na wa mufilozofe twari tumaze iminsi tuganira nawe. Yifuje kugaruka kuri kamera z'iyi televiziyo yitwa Tofauti TV. Witwa filozofe cyangwa witwa Valence, witwa nde? Nge nitwa Kimana Ernest. Murakoze cyane. Nitwa Uwimana Valence, ariko filozofe ni izina ryanjye nahawe n'igihorihori cyanjye. Iyo bavuze igihorihori baba bavuze ngo iki? Baba bashatse kuvuga ku mashuri nize. Ugiye kutuganiriza ku kinoneho? Murakoze cyane. Hari ibintu biri kugenda biza minusi iyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga usanga amadini yabaye amadini. Abayobozi b'amadini bari gushaka gukoresha uburyo butaboneye bigisha ijambo ry'Imana, kandi mu by'ukuri atari ko byari bikwiriye kugenda. Wese amadini uyumva ute? Murakoze. Ngewe amadini iki gihe ngiye ndi kuyabona nk'amashyaka, kandi mu by'ukuri ayo mashyaka nayo ari mu kajagari. Ngira ngo nko mu Rwanda turareba uburyo mu Rwanda dufite umuryango cyangwa RPF. Nibura hagakwiriye kubaho natwe nk'idini rimwe twaza tukagereranya nk'umuryango. Ariko ntago ari FPR gusa, na za PSD zirahari, za Green Party zirahari. Ntago wavuga ko mu gihugu dufite umuryango w'abanyarwanda twa FPR, hari n'andi mashyaka yandi. Ariko ndatekereza yuko andi mashyaka ntabwo ari umuryango tugira na FPR gusa. Yego. Ijuru ritekereza gute? Ijuru ngira ngo ngiye n'ubu ndirimo, uruzi yuko nta kibazo mfite. Ijuru ni uburyo abantu babaho mu gihe bishimye. Nk'ubu ngubu ngiye gutya meze neza cyane, ijuru ndirimo. Kandi bavuga yuko ngo bizansaba gupfa, ariko ngiye ntibizansaba gupfa kuko natangiye kuri bamwe. Ushingira ku ki? Ngewe shingira yuko ijuru ubundi ntabwo ari ahantu. Ijuru ni uburyo bwo kubaho. Ni ukuvuga ngo rero uburyo bwo kubaho ndiho, ngewe ubwanjye ndiho, kandi ndiho neza. Akaba ariyo mpamvu uvuga yuko ngewe ndi mu ijuru ntibizansaba gupfa. Uretse ko n'urwo rupfu urwo twarwita gute, ko nyine ari ibyo abantu bagiye baza bagashyiraho. Hari umugabo witwa Martin Heidegger yanditse igitabo cyitwa Etre Etat. Yavugaga yuko hari etre yise Dasein. Ni ukuvuga ngo igomba kuba ifite intangiriro ikagira n'iherezo. Kuba rero ngewe mfite intangiriro nkaba nzanagira n'iherezo, ibyo bintu by'urupfu oya bangiye bifundurimo ntibizansaba yuko ngewe bizansaba ngo umubiri ngo utandukane na roho. Oya, ntabwo ariko bimeze. Mu byo wavuze ko wizemo na filozofi, hari umukire witwaga Lazaro ajya gutoragura utuvungukira ku meza ye. Yego. Inkuru ikomeza ivuga yuko Lazaro yaje kujya mu ijuru, umukene ajya mu uwo mukira wari ujya mu rutazima. Ubona amadini yageze umuntu mu ijuru? Murakoze cyane. Amadini ze yamugezayo. Abantu bari gukoresha uburyo butabone bashaka kwambura abantu. Amadini yajyana umuntu mu ijuru. Ahubwo n'iri juru ndimo ngende kubona benda kurimbuza nyine ayo madini. Bivuga ko wowe wamaze kuritembera? Hoya ndirimo n'ubu ngubu turi kuganira, mfite ino mikoro ndi kuganira na Tofauti TV. Ubu ngubu ndirimo. Wose uryumva ute? Iryo juru mwabantu mwe munkurikiye, tugerageze tugire icyo twakita common understanding ku ijuru. Kuko hari umugabo w'umuhanga
uriya wanditse bibiliya itukura witwa Professor Hubert Osaga, nabonye hari ikiganiro muheruka gukorana ari kuvuga ngo agiye kunga Imana na shitani. Ubwo nyine nanjye nahise ntekereza abo banyamadini barashoka ibishanga kubundi bari bamenyereye yuko hari abahinzi bagenda bakajya guhingayo ibijumba imboga barangiza bakaza babyikoreye babibashyiriye. Ubu ndi kwibaza ahubwo nkamwe banyamakuru mucungire uriya mugabo Professor Osaga Hubert umutekano, kuko n'ubu ngubu ushobora kujya kumva nkuko yasoje cya kiganiro cyabivuga ngo n'ubu ngubu mwakumva mpfuye, nyaboneka mukore ubuvugizi ku buryo umutekano wiwe wubahirizwa. Uti twaremewe kuzajya mu ijuru. Yego, ni ukuvuga ngo mwarimu mumbaza niba nkanjye Uwimana Valens philosophe niba nzajya mu ijuru. Ngewe ku cyanjye giti nababwiye yuko ijuru ndirimo, kandi nibyo byanditswe byera cyangwa bitagatifu bivuga yuko ngo twaremewe kuzajya mu ijuru. Ubusa Imana koko yari kuza ikarema muntu mu ishusho ryayo, none umuntu akarimbuka. Nuko nyine wenda nkuko nabonye ku kiganiro cya Tofauti TV mwaje mukagirana na Professor Hubert Osaga yabivuze cyane. Ngewe mbona rwose bano bayobozi b'amadini bari gushaka indonke cyane kurenza uko bagakwiriye guhuza umuryango w'Imana n'Imana. Witwa Uwimana? Yego. Kukize witwa Uwimana utwitwa Uwintebe? Murakoze cyane. Ngewe nitwa Uwimana, ahubwo nyine iyo mana abantu bajya bashaka kuyifobya. Ni ukuvuga ngo nitwa Uwimana sindi Uwintebe, kuko intebe hari igihe izaza iveho. Ngira ngo nk'ubu ngubu nkuko umuyobozi wa banki nkuru y'ibitekerezo Professor Hubert Osaga ajya kunda kubigaragaza, nanjye ndi umujyanama muri iyo banki y'ibitekerezo. Ni ukuvuga ngo umwimerere w'ibintu uba mu isi yo mu bitekerezo cyangwa icyo twakita monde des idées. Noneho rero nitwa Uwimana kuko izo si zombi ni ukuvuga isi yo mu bitekerezo ndetse n'isi tubonesha amaso yacu, kuko ibyo ngibyo byose bigiye bifite imana yabyo. Bivuga ko hari imana nyinshi. Imana nyinshi buri muntu wese burya nkuko Osaga yigeze abivuga, burya buri muntu wese aba afite imana yiwe ku giti cye, kuko nujya kureba urajya gusanga umuntu arajya gusambana ari kuvuga ati Mana umbabarire umugore wanjye ntabimenye. Umuntu akagenda akajya kwica umuntu ati Mana umbabarire mwice ntibamfate. Ugasanga nyine buri muntu wese kandi abashaka kugera ku cyiza. Niyo mpamvu rero nanjye nari mvuze ko mwizo si zombi nyine cyangwa buri muntu afite imana ye ku giti cye. Iyawe ni iyihe? Iyanjye niyo mwisi yo mu bitekerezo. Yitwa? Niyo nyine banyitiriye. Yitwa Uwimana? Niyo banyitiriye ababyeyi bambyaye. Eka rero nkubwire tugarutse mu bintu bya teoloji urabizi. Yego. Hariho Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu, Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu. Murakoze. Muri izo wemereye ariko byose ni Imana imwe. Ni ukuvuga ngo ubundi mwakoze cyane, nubwo wenda filozofi ariyo naminujemo, ariko mfite n'icyo nzi kwiyigamana cyangwa teolojiya. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze Imana Mwana, Imana Data n'Imana Roho Mutagatifu, ubundi babyita ba persona batatu. Ni ukuvuga ngo abo ngabo nibo bagize Imana imwe, ahubwo ni n'uburyo ahubwo bagenda Imana igenda ikora. Kuko iyo turebye Imana Mwana hari ibyo ashinzwe, hakabaho Imana Roho Mutagatifu hari ibyo ashinzwe, noneho n'Imana ubwo Imana ya gatatu ubwo hari Imana Mwana, yego, Imana Data na Roho Mutagatifu. Abo ngabo rero ni uburyo Imana igenda ikoramo. Bivuga ko ari Imana eshatu? Oya, ntabwo ari Imana eshatu, ni Imana imwe, ahubwo yigaragariza mwabo ba persona batatu. Ni kimwe, reka ngo nk'urugero ni nko kuvuga ngo ngewe ushobora kuba wenda nkanjye Uwimana Valens philosophe, ushobora kuza
uko ngaragara ndi umwarimu ntabwo ariko ngaragara ndi gukina filime, uko ngaragara ndi gukora ikiganiro nk'uko turi kuganira, ntabwo ubwo buryo bwose bugiye buhuye. Niko rero n'Imana bimeze. Bamwe bati Imana ya kera yakoraga ibitangaza, abandi bati Imana iracyari yayindi ntigihinduka. aho byumva gute? Imana ya kera se, ariko njyewe nyine isi ya none njyewe nteye ubwoba, kuko iyo ugiye kuvuga ngo Imana ya kera se, gusa Imana ifite imyaka ingahe? Imana ifite imyaka ingahe? Iyubu se yavutse ejo, barayitwite. Ubundi abo bantu abayobozi b'amadini rwose nibareke kutuyobya. Imana niba iriho ni Imana. Kuvuga ngo ya kera ngo ni y'ubu, hoya ntabwo ari byo. Ibyo ngibyo baba bari gushaka gukora icyo twakita erreur anthropomorphique. Ni ukuvuga ni ugufata intege nke za muntu noneho ugashaka kuzishyira ku Mana. Mu mboni yawe y'umufilozofe, yego, amadini mubona atari business? Ahubwo ni business y'ubujura. Kwa kundi ubundi tujya mwumvise biriya bintu by'amapiramide cyangwa za cryptocurrency. Ni ukuvuga ngo iriya ni business ariko icanze n'ubujura. Yego, ni urwo rwego ngiye numvamo amadini y'iki gihe. Tugana ku musozo ikiganiro tugiranye, umuntu ashaka kumva muri make yakumva iki? Murakoze cyane. Mbere na mbere nabanza kubashimira ku mubano mwiza dufitanye, ariko nk'umuntu wumva kino kiganiro ndagira ngo nk'uko n'ubundi n'abandi bahanga batandukanye bagenda babivuga, abantu bagerageze kugira imyumvire myiza ku madini, kuko bararisika kuzasanga baburaye kubera yuko ibyo bari bafite byose bagiye bakabigemurira abayobozi b'amadini. Ubwo rero tugerageze, turiho, ngiye navuze yuko ngiye ijuru ryanjye narigezemo. Yego, tugerageze twumve Imana neza. Ayo madini ntabwo ari azatujyana mu ijuru, ibikorwa byiza byacu dukora nibyo bizatujyana mu ijuru. Murakoze. Yego.